mbere yaho gato muri filime Sakabaka. uriya mugabo ni wahera nk'umuzi muri biki ati nabonye afite ingufu umuza nawe ahubwo wagerageza kumuganiriza ukamufasha. Sandra ndaje tugende. Sisi wundi uba wanciye amazi ubundi wageze gake. uzamushobora Muzamuzi ibintu bikore kamera n'umukobwa Ngambwira rero ko nijoro byagenze nabonaga wari kutameze neza sikoro wanze gutaha neza reka ni ibisanzwe nyine twamenyanye turaganira gusa n'umwana mwiza pe buri gihe wambwiraga gutaha numvaga nta musiga pe mbese wajya mu neza afashwe na rukuruzi uzi ko wagira ngo wari wafashwe koko gusa n'umwana mwiza ariko ngiye abagabo nka baranda batinya baba bakundwa n'abakobwa benshi kugira ngo uzamenye ko ari wowe wenyine ntabwo byoroshye kubera Linda gukundana n'umugabo nk'uriya ni ukwiyemeza guhangana n'abakobwa bo muri Kigali kuko nabo ni benshi kandi beza njye rero nigirira umutima woroshye icyangombwa ni urukundo no kwizerana ibindi byose nta kintu na kimwe biba bivuze chérie uretse ko ibyo ari byo turi kwiganirira nta kintu na kimwe cyerekeranye n'urukundo twigeze tuvugana turaganiriye bisanzwe gusa ni umutima usobanutse pe genda sinabonaga se mwese ko mwari mumeze mwagoswe Imoni Sandra bite gutama feedback mu isoko ryo yase twatsindiye n'iki bakujya ngo n'ibisi by'umukorwa bose negereje ko badusinyira contract hayikuzanira ukayireba numara kuyireba numva nta gisigaye ari ugutangira akazi. Good. Hanyuma Linda bite ko mwese mateka batutwishyura ndagiye gufata sheke uyu munsi dafu niwe waburaga ngo asinyeho ariko mu gitondo bampamagaye ndagiye mu kanya. Okay Sandra ndagushaka Okay, ndabona ntari sawa. Ariko hari ibintu utarimo gukora neza. Ako se ko mba nagerageje n'ikintu ari gukora neza. Bejo, reka matwunyumve neza. Iyi business nta kirimo kugerageza. Ishaka gukora ibintu bigomba kuba bikorwa. Uranyumva? Nta mikino. Niba ushaka guhembwa cash nyinshi,
ugomba gukora ibintu uko bimeze kandi ukabikora neza. Genda byumva. Hanyuma igikurikiye ni iki? Iratavugana uko bisanzwe. ubwo nyine rero murabyumva ntabwo biba byoroshye kubera ubukonje ni ukuguma mu nzu kugira ngo uzabone turi hamwe nk'uko turanga ntabwo bikunze kubaho kabisa imboneka rimwe. Ariko rero ngewe nubwo mbona abakobwa benshi barwanira kujya Burayi cyangwa muri Amerika, ntabwo bijya binshishikaza. Shabi uwo umeze neza ufite kashi se akenshi usanga abakobwa bakunda gushaka kujya hanze baba bazi ko ari ubuzima bworoshye kurenza inaha muri Afurika. noneho kutaragenda ni ikibazo cya kashi wagizemo. ariko njye ntekereza ko ari ikibazo cy'imyumvire abanyarwanda bafite. I Burayi iyo ngiyo cyangwa muri Amerika ngo babe ubuzima bworoshye gusa bitandukanye n'ukuri. Anyway, Peter, ubutumwa bwa nimugoroba ejo ntabwo bwoganije mwashaka ko musangira mama. ariko ndimo kugenda ntungurwa cyane. Kigali muracyafite umutima ukunda. Reka wamubonye se murumuna wanjye yitwa Susan, abona tudasa. ahubwo komeza umunyereka buriya we Susan bite? Ni byiza twishimiye kongera kubabona kandi nanjye nishimiye naho ku byo twavugaga bijyanye n'ubuzima bwa hariya buranye n'abaye muri Amerika imyaka 10 yongera amandi imyaka 10 mu Burayi ntabwo ibintu biba byoroshye na gato. Cyakora uvuye hasi ugakorera kuri gahunda kashi urazibona ubu nyine ikiba gisigaye ni ukuzizana nyine ugashora imari mu rwakubyara. Nkuko wabigenje. icyo utabona ni igisa urabaze amenye nko kureba umuntu. ntabwo ariko biba byoroshye nyine biba bitari. Alright, yaheze amasaha aragiye kandi ejo n'akazi tuba gutaha. Njyewe ariko ni muri vakansi nta kazi mfite ahubwo mukanshakira. Okay, njye rero ndatashye. Biju kugeza Peter mu rugo ugende muraganira sawa. Hanyuma Susan Susan wenda ndamugeza mu rugo uramusangayo. Hari ikibazo Susan? nta kibazo rwose. Siyo murumuna wanjye ndakuzi rero. Cherry, turabanza tunyure mu rugo rero ari ngukumbuye cyane sibyo? Wesha Freddy ntabwo byashoboka rwose. Usebije nanze mu rugo namubwira ko narindi hehe. Reka tubishyure undi munsi pe. Ariko bijuro mutinye ntibaragukoze ibiki ntabwo mbyumva kabisa. Erega ni mukuru wanjye ngomba kumwubaha. Ikindi nagasuko nge nawe dupanga. Usa nanze mu rugo namubwira ko narindi hehe. Kandi asikari nge nawe twasigaranye. Reka ngucyure da ndabona utangiye no kundakarira. sha urakoze cyane rero kandi wakoze kunumira ngo dusangire. I was so impressed. Ariko ni bisanzwe.
meze neza. Ni sawa. Wowe umeze ute? Sha ndaho nanjye ndimo kugenda amenyera gahoro gahoro. Uko nari ngukumbuye maze kare nahoze nkuvuga. Wow. Sha nanjye numva ngukumbuye cyane. Sawa. Yes. Niba nta kibazo wakora. Okay. Uraza kumbwira. Biteze ko umuntu utameze neza. No, meze neza nuko gusa numva naniwe mu mutwe kandi uyu munsi nagize n'akazi kenshi. Uretse ko ari nibyo nenje kukubwira bikomeye cyane Freddy. Okay. So, reka noneho tujye mu rugo dusangire ubundi dufata umwanya wo kuruhuka. Nambwira ibyo ushaka kumbwira sibyo? No, Peter yambwiye ko Linda ari buze kumusura mu rugo so tugomba gusangirira hamwe twese ku meza. Wow. Peter Linda se bimaze gufata iyo ntera? Umva mubwire rero Freddy ibyo nanjye kukubwira. Mvuye kwa muganga kuko numvaga nameze neza. None basanze mfite inda y'ukwezi kumwe. Kuki? Ibyo si nibicuzanya. Byo mubwira nuko bimeze mvuye kwa muganga. None basanze mwite inda y'ukwezi kumwe. Hanyuma se twite ryari? Cyangwa iyo nda ni yande? Ariko Freddy, ni wowe ushobora kumbaza ngo natwise ryari ninde waneye inda? Urumva wabarayine atari wowe yabarinde. Hose nyine buretse tunconconera. Dukwiye kwicara se tukabishakira igisubizo ko ntabwo byoroshye namba. Numva iki utigwa rukuyikuramo umuntu. Ngo iki? Uvuze ngo iki? Ngi sinshobora gukuramo inda y'umwana wanjye mwite niyo wabigenza gute? Okay, it's up to you. Ngaho mutwite uzamubyara. Ariko ntuzigere uhingutsa na rimwe ko ari igihe guteye iyo nda. Cyangwa se ko umwana ari uwanyu. Hanyuma se mwazabwira mu rugo kwinda nwita ari yanda cyangwa uyu mwana ari uwanda. Abagabo ko babavuze niko muri pe. Asekeza na imbabariro nyumvi. Urumva uramutse uhingukije iwanyu ko ari igihe guteye iyo nda. Urumva nta rutaramuki. Reba ukuntu iwanyu bafata nk'umuvandimwe. Urebe ukuntu mama wawe ari akunda kugisha inama mu bintu byinshi kandi byose. Peter se aramutse wumvise ko agiye guteye iyo nda. Urumva iyo ntambara nazayibona guki? Ngaho mbwira. Freddy, ngiye ibyo mbwira ntabwo mbyumva. Kuko inda yo
sinshobora kuzapfa nyivanyemo, ahubwo wowe icara ubishakire igisubizo. Nta n'ukundi bigomba kugenda. Uragira ngo mbigenze nte? Oh my god, urankanze winjiriye hehe? Siko umutima wari umvuyemo, si ni ngombwa kuza hano mu rugo? Bijo, ntabwo ari ukubona telefone na rimwe. Ese ndi kwakunda kubyuka? Naraye ntameze neza. Byaciyemo neza cyane. Nzana akantu kawe. Wabite kwa kandi kazi vuba. Nta kibazo rwose ndi tayari. Nangahe se? Ntabwo uzi kubara. Gusa wabahita wa mukobwa we. Wajya ureba kureba bitakureba ukareba hirya. Uranshinzwe se? Nyamara mwana wa mama mbafite impungenge kuko ibintu ukora n'abantu mupangana bintera ubwoba sinkubeshye. Gusa wa mukobwa we ushaka iki? Wajya ureba kureba bitakureba ugacaho ukagenda. Ndi mukuru kandi ndakuruta urumva? Nyamara mba nkugira inama kandi ugomba kugira impungenge kuko uri mukuru wanjye kandi ugomba kumenya ko umuryango nta wundi ufite atari wowe. Wirirwa wicaye aha urya unywa wambara ibyo ushaka ukora ibyo ushaka ikindi ushaka n'iki? ubwo nyine murabyumva kubera ubuzima tuba i Burayi tuba twarize ibintu byinshi, kwitekera, kwimesera, gutera ipasi ndetse no kujya guhaha n'ibindi byinshi. uzi ko mwagowe umuntu w'umugabo akajya guhaha akanateka. Njye numva ngo uri ufite umugore agusigira umwana kandi ukanateka byoroshye. Mama, njye mba numva ari ibisanzwe. Ni naho se ntibasigaye babikora? Umugore ashobora gusiga umugabo mu rugo akamusigira abana ndetse akanitekera da. Reka abana banjye rwose ibyo bintu ntibibaho. Umuntu w'umugabo agahaha akanateka sigeze kure da. Agaheka abana sigeze kure pe. Oya nibyo da. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo n'umugore nzashaka nzajya mutekera amufasha no kurera abana. Murababarira natinze n'ubwo bwose mbona mutanegereje. Mama, meze neza? Abandi muranyihanganira kandi bon appétit. Ibyo se n'ivangura ni iki? Ubwo uratangiye ndakuzi Peter. Ese ubaye ko kuva naza ntarakubona? Urabivuga se sha urabizi ko Kigali yabaye Kigali. Dusigaye twirirwa twiruka nka dushakisha amakashi nyine. Dinda, bite se kutavuga? Ndavuga ariko. Ratarakubeshya. Ubundi umwari wemeye n'amategeko nagavuga arimo kurya. Mama, uriya mukobwa teka atari ubwa mbere umubonye. Ni inshuti yanjye cyane twariganye. Yitwa Linda. By'umwihariko ni inshuti ya Peter. Nese niba mukora presentation reka Peter akayikorera. Aha, iyo uravuga ibya Keza surabizi. None se Peter, uyu mukobwa musanzwe muziranye kuva kera? Basanzwe baziranye kuva kera mama. Peter ntacyo bivuga gusa. Peter, wakoze cyane kunemera ngo nze dusangire. Nyine ubu byandenze sinzi ko nakubwira. Nibyo. Nawe wakoze cyane kwitabira ubutumire bwanjye. Kandi ubonye ko ntati byamushimishije cyane. Gusa rubwo rubwa kabiri tubonanye, njye numva nkwisanzuye cyane kugira ngo tubone igihe kinini. Siko bibona se?
sha nanjye niko mbibona numva hari ikintu kigenda gihinduka mu buzima bwanjye kuva twabonana. none se urabitekerezaho iki? Ubwo sinakubwira ngo iki koko, gusa numva binshimishije cyane. umva nkubwira ikintu kimwe Linda, buriya kuva umunsi wa mbere nakubonye nahise ntangira kukwiyumvamo cyane ku buryo nshaka ibyo bintu biha agaciro. Linda, guhera uyu munsi ndashaka gusaba ikintu kimwe. Ndifuza ko wambera girlfriend, wambera umuntu uri special. ndabona muri mu mapenzi adasanzwe rero, reka mbasigane nsubiye ku kazi. Linda, uyu ni umusaza wanjye, ugomba kumufata neza mu buryo bwose bushoboka. Reka mbasigane rero njye nsubiye ku kazi, turaza gusubira. Sawa. Bo, nari ngikomeza rero. Peter, wikwirirwa umbwira byinshi kuko njye nagukunze umunsi wa mbere nakubonye. Numvise umutima wanjye ukwakiriye, numva mpindutse muri njyewe. Cyagiye tubyinana, umerekeza na Sandra, tuvugana kuri telefone. Mbese wampinduriye ubuzima ku buryo ino minsi yose ishize niwe natekerezaga. Gusa buriya numvaga wenda tutazongera kubonana, numva ari nk'inzozi. Cyagiye nijoro wampamagaye, numva mbese sinzi icyo nakubwira, gusa nanjye ndimo kukwiyumvamo sinkubeshye. Ni ukubisabira Imana ikabiha umugisha. Kurimo kunyitegereza cyane se? Ndimo kureba ukuntu uri mwiza, mbese ufite ubwiza butagereranywa. Ndimo kureba ubwiza bwawe, ndimo kukureba mva ntarimo kwemera niba ari wowe turi kumwe kandi tugiye gutangira nzira nziza kandi idasanzwe. Oya nawe wikabya ndi umuntu usanzwe. Oya Sherry, ntabwo uri umuntu usanzwe. You are so special and you always be special to me. Urakoze cyane. Nanjye nuko you are so special to me. Wow. Ariko reka nkubaze akabazo k'amatsiko. Nta kibazo. Kandi ntumbeshye. Wanje ukitaba iyo telefone se? No, it's not an important call. You're okay. Nta kibazo. Okay. Nahise umbwije ukuri. Nta wundi mukobwa wari ufite mukunda nawe wari uri. Kandi umbabare kuba mbikubajije. No, nta kibazo Sherry. Ufite uburenganzira bwo kumbaza icyo ushaka cyose. Sasa rero urabona buriya buzima bwo hanze tubaho, ntabwo ari ubuzima bworoshye na gato. Buri muntu wese aba arwana kugira ngo arebe icyo yageraho. Ibyo bintu rero kubivanga n'urukundo ntabwo ari ibintu byoroshye na gato. Nari mufite ariko nyine kubera izo stress z'akazi n'iki byose ndabyihorera biva. Nese ubu njye nzajya nkubona kuko mba nkeneye umuntu mba hafi umuha care ntantererane. Sherry, I will always be by your side. Nese njye kutigeze umbaza ibyanjye nimba nta muntu mfite cyangwa. Yuza ko umufite ari ibintu biri serious, ntabwo wakwemera ko dukundana. Kandi mbona uri umukobwa uri serious ku buryo udashobora kunana n'abahungu barenze umwe. Kandi ikindi genda umuntu w'umugabo ufite confidence. Ntabwo njya nteretera muri negativity. Ariko si wowe ninde wanze kwitaba? No, it's okay. Nta kibazo. Simusi ko mbona wajagaraye byagenze gute? Ntabwo uri tayari, habaye ikihe kibazo?